abatagatifu twizihiza none. Bakunzi ba Radio Maria Rwanda, kongeye kubaramutsa. Yesu Kristo akuzwe. Aka ni kakanya kahariwe kuvuga ku buzima bw'abatagatifu kizihimbaza buri munsi. None turi tariki ya 24 Gicurasi. Turahimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya, umubyeyi utabara abakristo. Turahimbaza mutagatifu Donasiyani. Turahimbaza mutagatifu Rogasiyani. Turahimbaza mutagatifu Madalena Sofia Bara umubikira. Turahimbaza mutagatifu Viseni Walerini. Uyu Viseni Walerini yavukiye mu muryango ukomeye ahitwa Turu. Yabanje kuba umusirikare, nyuma afata icyemezo cyo kwinjira muri monasteri yaho Leririni. Arwana ishyaka Kiliziya, yandika inyandiko irwanya abarwanyaga inyigisho za Kiliziya muri 434, ashyiraho ibintu bitatu bagomba kumenyeraho ko umuntu ari mu kwemera Gatolika: kwamamaza ibyo Kiliziya yemera kandi yigisha, uko iyo ngingo y'ukwemera yagiye ijya mbere, gusobanura ijambo ry'Imana ushingiye kuri hekane rwa Kiliziya. Yitabye Imana muri 448. Mutagatifu Viseni Walerini ni umwe mu barimu ba Kiliziya cyangwa abahanga ba Kiliziya. Muri uyu mwanya tugiye kuganira ku munsi mukuru wa Bikira Mariya utabara abakristo. Turaganira no ku batagatifu Donasiyani, Rogasiyani na mutagatifu Madalena Sofia Bara. Muri kumwe na Padiri Valens Twagiramungu. Uyu munsi rero umubyeyi wacu Kiliziya yaduhaye guhimbaza Bikira Mariya utabara abakristo. Bavuga ko mu mwaka w'1300 mu gihugu cy'Ubutaliyani mu mujyi wa Sicily, umumonaki witwaga Nicola Bruno ari mu buriri arembye, ijosi ryahetamye, nuko mu ijoro rimwe abonekerwa n'uwo yise umugore mwiza ufite uburanga buhebuje. Aramubwira ati nazanwe muri iyi si no gufasha abantu, ndetse yongeraho ati haguruka maze utangaze iyo nkuru nziza hose muri uyu mujyi. Ako kanya ahita akira mu buryo atazi, nuko igihe cy'ubuzima bwe akimara asaba abantu bose kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Aho uzabona ishusho ya Bikira Mariya utabara abakristo, uzasanga ateruye akana Yesu mu kaboko k'ibumoso, afite n'agakoni mu kiganza cy'iburyo. Aho byavuye ngo rimwe umwana muto yarimo atera nyina amahane bisanzwe by'abana, ariko we yamujujubije, nuko nyina aramubwira ati hosha imvi iruhande usange shitani. Ako kanya shitani iraza ijya mu mwana imutera ibicurane bidasobanutse, ahita aremba. Nyina w'umwana ahita asenga yiyambaza umubyeyi Bikira Mariya utabara abakristo ngo akize umwana we. Nuko amubonekera yambaye imyenda yera de, afite akabando mu ntoki, agakubutisha shitani, irambarara ku butaka, arayikandagira, maze ahisha umwana mu gishura cye. Tuvuge no ku mateka y'abatagatifu Donasiyani na Rogasiyani duhimbaza none. Abatagatifu Donasiyani na Rogasiyani bavaga indimwe ndetse bakurikirana. Bakomoka mu mujyi wa Nantes mu Bufaransa. Igihe umwami w'Abaromani Magisimini wari ufite umugambi udakoka wo kurimbura Kiliziya n'abayo bose, icyo gihe Donasiyani yari amaze kubatizwa, naho Rogasiyani yari umwigishwa. Bamenya ko ari abakristo, barabarega ko baciye ku iteka ry'umwami bagakurikiza amategeko ya Kiliziya. Babaza Donasiyani bati harya ngo wararahiye ntuzasenga imana zacu, ngo uramamaza hose ko bagomba gusenga Yezu wabambwe? Donasiyani abasubiza nta bwoba ati nyine
ndifuza ko bose bamenya ko Imana ari imwe rukumbi kandi ko ari igomba gusengwa yonyine. Icyo gihe umucamanza yari yihereranye Rogasiyani nawe amwumvisha ko nta wundi mukiza wundi ubaho uretse Yezu Kristo wenyine. Icyegera cy'umwami gihita kibwira Donasiyani kiti, wahakanye ibyo wemera ko batisimu uvuga wahawe yaguhumanije. Baranangira, ahubwo banoneraho kubamenyesha Yezu Kristo wazutse. Bibayobeye barabashorera babajyana aho bagomba kubicira. Abo batoni b'Imana Donasiyani na Rogasiyani bagenda bishimye basingiza Imana, nta bwoba, bishimiye guhorwa izina rya Yezu. Nuko babaca umutwe. Uko bonse rimwe baba indatana mu kumenya Yezu no kumwamamaza, baba n'indatana kumupfira. Aho bari indatana mu ijuru, aho basingiza Imana ubuziraherezo kandi badusabira ngo natwe tube inshuti z'Imana. Ubwo hari muri 238. Reka tuvuge no ku mateka ya Mutagatifu Madalena Sophia Bara naho duhimbaza none. Sophia yavukiye mu Bufaransa mu ntara ya Bourgogne ku ya 13 Kuboza mu mwaka w'1779. Yari umwana wa gatatu wabo, akaba ari we bucura. Musaza we Ludovico wari umusaserdoti yamutoje kare imico myiza ya Gikristo, ahabwa vuba isakramento y'Ukaristiya. Yanamutoje gusenga, arabikunda, amutoza kwigomwa no gutabara abakene n'imbabare. Mu myivumbagatano ya rubanda yabaye mu Bufaransa, Ludovico yarafashwe arafungwa, amara mu boko imyaka 2. Aho arikuriwe yabanye na mushiki we Sophia i Paris, maze muri iyo midogararo bahaba intwari, bakomeza cyane cyane kwamamaza ivanjiri mu bakristu nubwo bwose bashoboraga kubizira. Ludovico agasoma misa rwihishwa mu ngo z'abakristu, ari nako atanga amasakramento. Mu mwaka w'1802 Sophia yamenyanye n'umupadiri w'umuyezuwiti witwaga Valin, amufasha gushinga umuryango w'abihaye Imana witiriwe Umutima Mutagatifu. Sophia yamaze gusezerana yitwa Mama Madalena. Ntibyatinze Nyagasani yigaragariza muri uwo muryango uraguka uba mugari. Mama Madalena ashyira ibindi bigo hirya no hino mu bihugu, haba mu Burayi, muri Amerika ndetse no ku mugabane wacu wa Afurika. Nyuma y'imyaka 62 yamaze ayobora umuryango, Mama Maria Sophia Bara yitabye Imana ku ya 24 Gicurasi mu mwaka w'1865 i Paris mu Bufaransa. Yapfuye afite imyaka 86. Ni Papa Pio wa 11 wamushyize mu rwego rw'abatagatifu ku ya 24 Gicurasi mu mwaka w'1925. Ibyasigaye bye byagiye byimuka kenshi, ariko ku ya 19 Kamena mu mwaka w'2009 ku munsi mukuru w'Umutima Mutagatifu wa Yezu babishyize muri Kiliziya Mutagatifu Francisco Xavier i Paris. Twongere twiragize umubyeyi Bikira Mariya utabara abakristo. Nta na rimwe nigeze numva asubiza inyuma abamuhungiyeho. Tumuture ibyacu byose, ariko cyane cyane tumubere indabyo nziza zihumura hose na bose. Ukwezi kwa gatanu Kiliziya yamweguriye kutubera akanya ko gutega amatwi umwana we Yezu Kristo. Twisunge kandi abatagatifu duhimbaza uyu munsi badusabire gutwaza muri ubu buzima, maze natwe tuzabasange mu ijuru, kuko ijuru rizajyamo urikorera. Erega tuzajya mu ijuru nidushimisha Imana tukanga ibyaha byose, tukanga shitani. Tuzajya mu ijuru nitumera nka Yezu, twemeye ibyago byose uko yabyemeye. Dusabe. Mana ishobora byose, turakwinginze abayoboke bawe bishimiye kurengerwa n'ubuvunyi bwa Bikira Mariya Mutagatifu n'abatagatifu bawe duhimbaza uyu munsi, ubaye gukira ibyago byose bya hano munsi no kuzagera mu byishimo bihoraho byo mu ijuru, babikesheje amasengesho y'uwo mubyeyi w'Imana, kubwa Yezu Kristo umwami wacu.
ndangije nifuriza umunsi mwiza abahimbaza abatagatifu Donasiyani, Viseni Walireni, Rogasiyani, Madalena Sofia Bara n'abiyambaza ku buryo bw'umwihariko. Umunsi mwiza biyambaza mwese umubyeyi Mariya utabara abakristo, by'umwihariko mwebwe basaseridoti n'abakristo ba paruwasi ya Shyorongi mwiragiza umubyeyi Mariya utabara abakristo. Namwe mwese inshuti z'Imana kandi bana babikira Mariya mugire umunsi mwiza. Umubyeyi Mariya duhimbaza by'umwihariko muri uku kwezi kwamweguriwe abafatira iry'iburyo kandi yumva isengesho ryanyu aho murivugiye hose. Yari Padiri Valens Twagiramungu ubifuriza imigisha yose ikomoka ku Mana umubyeyi wacu. Mwamikazi wa Kibeho udusabire. Mwumvaga ikiganiro umutagatifu twizihiza none, ikiganiro mugezwaho na Radio Maria Rwanda.